mukenya mwaka mwabume ikinga hongera inyanubwatsi yawe ikinga hongera inkamuzindi ikinga. Murakoze, nitwe Wirutsiro mu rugo ni Nyagatare. Nyene murabona muri Kigali, umujyi wa Kigali pe wazanye ibintu byiza. Kigali isukuye muyikomera amashyi nyabona. Gutera ibiti ku muhanda ewana ni ibintu byabaye byabumwe kabisa. None hari gahunda nishimiye, za drone zifotora abantu banyara ku mihanda. Zira drone zarabashoboye ariko nemeye ko abanyarwanda ari abanyesuku. Umunsi wa mbere drone zarafotoye, zigeze mu Gatsata zifata umuzungu ari kwituma mu Gatsata, ariko abanyarwanda nta numwe yigeze ifata. Noneho nanjye nk'umuhungu w'Irutsiro naravuze ati iyi gahunda ngomba kuyijyana Irutsiro, mba noheje meyo. Uramenya ni inshuti yanjye bya hafi, ndamubwira ati Rutsiro yacu isukuye. Meya aravuga ati uyu mwana ni umunyamashuri, ngo Rutsiro isukuye. Abibwira ba gitifu ba mudugudu bose ngo Rutsiro isukuye, Rutsiro isukuye. Noneho bazana n'akantu kunyara ku muhanda bakahita gucumba 10 cyangwa bakagufunga. Mani Rutsiro turagenda tugira isuku. Ndamubwira ati hari akantu kabura meya, zana drone zifotora abantu banyara ku mihanda. Urumva meya aravuga ati uyu mwana ni umunyamashuri, ati Rutsiro yacu tugomba kuzizana. Baranazizana. Umunsi bazizanye turazitaye izo drone rero ku karere haba ikirori gikomeye cyane. Ngati Rutsiro yacu ngo twateye imbere, ngo iterambere, ngo drone ibi Kigali none byageze Rutsiro. Urumva bazana n'abantu bazigurutse. Noneho twateranye Rutsiro kugira ngo bemeze abanyarutsiro bose, n'ama TV bayesi taranze kugira babone kuntu zizajya zikora. Tubakomera amashyi, umupilote wa mbere bakagurukije, kakizamuka tubona babiri bekunyaye inyuma y'akarere. Turavuga tubwo nyine ni kakandi ko mu cyaro katari kavamo, ariko bizarangira. Abaturage b'Irutsiro barakomeza ngo Rutsiro isukuye, Rutsiro isukuye. Barakomeza barakazamura, karenga umudugudu wa mbere, karenga wa kabiri, tuba tukaburira irengero. Abaturage tikagiye turagashaka, dusanga kaguye muri toilette idasakaye. Oya twarakomeje Rutsiro ntabwo tuva kwizima, turakazana turakoza. Abaturage bahuruye ati Rutsiro isukuye, Rutsiro isukuye. Abapilote barongera barakazamura, karaguruka. None tukijya tubona isina, tugiye kubura none tukaburira irengero. Turagashaka dusanga abagabo babiri bari kukanyaraho. Ariko se tuvunika dutekereza mwana. Hari umushuti wanjye witwa Kevin, naramubwira ati tujye kwiga, ngo wapi, ngo nshaka kuba umushakashatsi. Ndavuga genda ushakashaka ibyo ushaka. Noneho Kevin abaratubwiye ngo yapimye akuma gapima umuhungu w'imanzi. Turavuga ati aha Imana ikubabareye gakore. Aragapima pe, yampereyeho gasutuje ankojeje yongeye kuva ngo du gasona kabiri, ngo ubwo nasambanye kabiri. Ndavuga ati Kevin niko nkizamuka humura. Noneho Kevin turavuga ati wenda umuhungu utari imanzi twumvishe kuntu gasona, dushaka umuhungu w'imanzi twumve kuntu bisona bitandukanye. Dushaka imanzi muri Kigali turayibura pe, tuba tugiye mu bamase mu bafurere sore, dukoza ku mufurere wa mbere, turasona turakomeza turasona tubura umufurere w'imanzi. Turavuga rero mu basitari hari abasitari bitonda, reka tujye mu basitari no turakura kumve kuntu umuhungu w'imanzi gasona. Duhera kuri Mbonye kuko aririmba gospel, tumukojejeho cyakaze twagize kuva ngo du gasonye rimwe. Turavuga ati hano yaracitswe, kwa kundi ukiri umwana akora iby'abana, yaracitswe. Tuzana kirisize tumukoza, tugiye kumva ngo du inshuro 8. Turihanga turavuga ati hiti kirisize afite inshuro 8 ni nkeya pe. Turavuga ati reka turebe Davis umwami w'abana. Arinjira tumukoza,
karasonye kuzima biranga tuba turagaforomasi noneho turavuga ati ariko mu basitari byanze bikunze turakuramo imanzi hari umusitari winjiye wo kugira ngo gasone tugiye kumva kararirimbye twamukurije tugiye kumva ngo ni wesha ntago muvuze ariko abanyarwanda ntago mushima pe ni ukuri kw'Imana uzi impamvu mudashima se Yampano yasohoye ngo audio nziza ayiduha nta video ngati Yampano ngaradusuzuguye ngo nta video asohora meterese ayiduha audio nta video ngo Yampano ngaradusuzuguye ngaduhaye dio Umuhungu arikoze iminota 41 nabwo muramugaye murajyanga twereke iki kindi murinda shima ariko namwe rero ikibi cyanyu muragaya muri Jenizi twese Merisa ari kutujyana ahantu mu bigo by'amashuri tukajya guperforminga ni ibintu by'agaco mu mukomera amashyi kabisa ariko tumenyeye ko tugiye mu ibyo bigo batugaburira tukanarya turaperforminga tubona saa 8 zageze bataratugaburira twagiye mu modoka dutashye turi kwijujuta turavuga ati Merisi uradusuzuguye inzara iratwishe tujya ahantu hari supermarket abaravuga ati muhagarare mufate icyo mushaka twari dushonje abafashe yawurute amata harya kimwe biratandukanye amakeke ewana twumva dufashe ibintu byo turarya tugahaga tugiye kubona pirata afashe gaze sha ndavuga ati abanyarwenya ntago babaseri ariko mujya mubona ibintu bya kera kuntu byari byiza mbere amafaranga batayakoresha cyane abantu bagurana imyaka bejeje si ibintu byari byiza uramuco wabugarura uno rero ni ibintu byadushimisha nanjye buno ngiye gusura mu rugo Wirutsiro nkitwaza ibintu birangiza Wirutsiro nkabipfunyika nkabijyana nkavuga ati uyu mumotari arankura igikunda ngeze Nyabugogo ni ikiro cy'umuceri nkakimuhereza nkavuga ati kuva Wirutsiro ngera Musanze ni ibiro 7 by'ibijumba nkabibahereza bakankatira itike si ibintu byo gushima nano muri sho mwajya muzanye ibyo kurya ugasanga mutonze umurongo ara kuri VIP nka Franco afite nk'ibiro 7 by'amasaka VIP Rona Kristera ugasanga afite akarindwi k'ubushera ni ibintu byaduteza imbere twese none ugasanga nka Merisana gutanga itangazo ngo umuntu witwa Damascene wicaye inyuma ibijumba bye dusanze byaraboze nasohoke noneho hari ukuntu musohoka hanze ngo Merisi ngo yarakize ngo yahereye mu rugando ngo afite abaterankunga ugasanga nabyo muri kubivuga ngo ariko karagahungu ngo kakize kakiri gato ngo MTN yamenyemo imifuka ibiri imifuka murakoze muri iki gihe cy'iminsi mikuru muri Samsung 250 tubafitiye promosiyo muri product yose wagura muri Samsung 250 iguhesha amahirwe yo kwinjira muri tombora yo gutsindira ibintu bitandukanye muri ibyo bihembo harimo moto harimo machine za laptop harimo na smartphone n'izindi accessories zitandukanye zo muri Samsung 250 sibyo gusa kandi watsindira tiki kujyana gufata lunch muri hoteli zitandukanye harimo Serena harimo Onomo ndetse na Marriott ukaba wanatsindira tiki kujyana muri concert ya Israel Mbonyi ndetse ukaba wanatsindira tiki ya VIP muri Gents Comedy muri aho nyamahirwe harimo n'abazabasha gutsindira amafaranga azatuma barangiza umwaka bameze neza gani iduka rya Samsung 250 rikwegere nawe ube umwe muri abo banyamahirwe Abakeka bongera inyanduka, abakeka bongera inamuzindi.